Ese wari ubizi? Turi mu isi y'ikoranabuhanga, aho ubu imbuga nkoranyambaga zorohereje abatuye ku isi kubona amakuru mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ndetse no kwiga byinshi bitandukanye harimo n'ijambo ry'Imana. Mbese urashaka gusobanukirwa n'ubuhanuzi bugendanye n'igihe tugezemo? Ese urashaka kumenya uko wagira umuryango wishimye kandi ubanye neza? Mbese urashaka gusobanukirwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera nk'uko bivugwa na Bibiliya? Mbese urashaka gusobanukirwa ubukristo nyakuri bwemewe na Bibiliya? Ushaka gusobanukirwa uko wakirinda indwara, uko wazivura ndetse n'uko wazikingira ukoresheje ibyaremwe? Reka tukurangire neza aho wakuri ibyo byose tumaze kuvuga haruguru ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ushobora kubikurikira kuri YouTube channel Ivugurura n'Ubugorozi, cyangwa ukadukurikira unyuze kuri website yacu www.reformationvoice.org. Wadukurikira kandi unyuze kuri TikTok Ivugurura n'Ubugorozi, cyangwa ukadukurikira unyuze ku rubuga rwacu rwa X yahoze yitwa Twitter yitwa Reformation Voice. Saho gusa kandi ushobora no kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp 0786853257. Mwese tubahaye ikaze. Imirire n'imimerere y'abinjiye mu birori.